imwe mu mpano y'ingenzi uzaha abana bawe ni ugukunda uwo mwashakanye. Kuko sinavuga ngo ndakunda abana banjye bari ku mugabo ngo simukunda, icyo kintu baragikeneye kandi kibaha nka security, kibaha ikintu cy'umutekano. Nabikozemo amakosa menshi ariko aho mbimenyeye ni ukuri umuryango wanjye niwo priority, ntabwo agatuti nubwo ngahoraho habaho kenshi, ariko siko priority. Umuntu atanga icyo afite ubwo ni mu ntoki, ariko mukorera abana umuntu atanga icyo ari cyo. Usanga amarangamutima bari mu ibyuho kuko ku buryo rimwe na rimwe bashaka urukundo rukabije ruhengamye, rwa rundi navuga ngo ukenera ko abantu bose bakugirira impuhwe. Nuvuga ngo umukristo ukenera ko bamugirira impuhwe ashobora gutsinda Satani, kandi uko kwifuza ko abantu bakugirira impuhwe bose bakubabarira babwira ko utameze neza, akenshi bikomoka mu marangamutima atarashyigikiwe hakiri kare. Mbere nari nzi ko abakobwa bakomeretse gutyo rukunganiye n'abahungu bakomeretse, nuvuga ngo yagiye mu rukundo yirundumuriramo, mbese Yesu aburiramo huzuramo umukobwa. Ni burya niyo mpamvu gukomereka cyane. Burya Yesu yuzuye ntago wakomereka. Isi yuzuye system zahindutse, abanzi b'Imana barema ibintu bizatera akavuyo mu bana ku buryo umwana acanganyijwe, si Imana iriho se nkomoka he. Nuvuga ngo rero tureke kwigisha abana ijambo ry'Imana duhushuye, ahubwo tube deep, tubitangemo umwanya. Icya mbere sinari nubatse kuko buri munsi nashaka kugenda nashaka kuruvamo buri munsi. Yego nashaka gusenya, nkabuzwa kubasha gukunda uwo mugabo imyaka 70 birakunda kubera Yesu, ariko Yesu atabirimo ntabwo ibyo bintu byakunda. Ubukire bwose ubajije n'abakire batanubaha n'Imana baza kubwira aho babanje gufailinga, aho byananiranye ko bukeye birafata. Turuvuka mu miryango idakize, turi muri bihugu byo muri Afrika biri mu iterambere. Ubukire buzarama butangira buhoro buhoro. Ikindi ni ukumara ababyeyi ubwoba. Imana nasanze itanga ubuntu kuri generation zose, hazabaho imiryango izarera abana babo neza, abana bamenye Imana muri generation zose. Icyo nabwira gusa ababyeyi ni ukureba igihe duhagazemo. Ikindi izo nshingano zo gutoza abana bacu kwigira undi muntu n'umwe tuzishyiraho, siza ishuri, siza mu rusengero, ni izacu, bariya nabunganizi. Hari umuntu avuga ngo ngewe rero ngo ngiye gukorera amafaranga ngo muri Amerika ngo umwana ngo nzamusiga kwa mama. Mama ni mama wawe, ntabwo ari mama w'uwo mwana. Abantu bakuru nitwigarukemo, abantu bakuru twataye inshingano. Umwana sajya kutunanira byaragenze twebwe, ariko uyu munsi niyo tugiye guhura n'abashyitsi rimwe na rimwe, ariko tujya muri hoteli, ariko tujya muri restaurant, harubwo ibintu byose birimo biradukura bitujyana hanze, ku buryo mu rugo hasigaye hameze nko muri rompuwe, ahantu umugore n'umugabo bahurira n'abana, bamwe bajya kwishura abandi bavayo abana. Nuvuga ngo ibintu byose birimo biradukura bituvana mu rugo. Nitwongere twirwaneho tugaruke mu rugo. Ntabwo wataha amakwe yose inshuti zawe. Tugira none ibindi bintu by'imibano byo gufatanya, picnic yabo twiganye, picnic yabo twasenganye, picnic yabo twabatirije rimwe, picnic yabo muri korari. Mwene ibyo bintu byose bidutwa, ntabwo byose wabijyamo. Nuvuga ngo ni twebwe bigomba kuvamo tukarema igihe cyo kuba mu miryango yacu. Bishoboka abantu bazakomeza kugenda barushaho kwambara ubusa. Uyu munsi bambara amashati. Njya mbona abakobwa n'abadamu bambaye amashati gusa. Kera yari amashati rero yabaye amakanzu. Akagenda ibyo ntituzabibuza ahubwo bizarushaho kuzamuka. Bazagera n'igihe bagenda nako gashati katari. Niko isi imeze. Abantu bazarushaho kwambara imyenda icitse n'ibindi tutari twabona. Bazarushaho gushwabaguza imisatsi, bazarushaho nuvuga ngo bazarushaho gutobora amatwi akurangiza amazuru n'ururimi ujye babonana na ku maso ahantu hose hashoboka. Ibyo bizarushaho kandi nta kintu twenda kubikoraho. Nukwibuka ko Imana ntiyibeshye iduha kuvukira muri Afrika, mu Rwanda by'umwihariko. Hari umuco dufite. Uyu munsi ntabwo ndi umunyamerikakazi, ndi umunyarwandakazi. Naba pasiteri wenda ijwi ryanjye Imana ikazarigeza ku isi yose, ariko nahamagawe nk'umunyarwandakazi. Hari ibintu biri mu muco byiza tugumana. Umuntu ni ikiremwa cyigenga. Umuntu unanira Imana wese wamushobora. Uvuga ngo y'amarangamutima ari mu busa, hahandi amagambo mabi akubasha, nuko amagambo ya Yesu abatakuza. Buri amagambo ya Yesu yatwuzuye, amabi abura hafata. Abantu bishakira igisubizo ku bantu. Yego umugabo yabi igisubizo azana uburyohe, umugore mwiza nta kwasa azana uburyohe, ariko nta muntu uzasimbura Imana. Akenshi rero dushaka ngo tube mu bintu by'Imana, ariko Yesu atatuyobora, atanadutegeka. Ntamindura ikintu na kimwe, andeka nkuko naje, ntagire n'icyo nsaba. Ahubwo ampe irari ry'ibyisi ryatubanye ryinshi, rituma twemera kubeshyeka, natwe tukabeshya, ukayobagurika. Nese Bibiliya yawe irafunze, Imana izavugira hehe? Uzabibwirwa n'iki? Navuga ko ariyo yavuze. Uzayumvira gute utayumvise? Abantu nibongere guha agaciro ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Twongeye kubaha ikaze inshuti za Nkunda Gospel, mwese mudukurikira umunsi kundi. Tubashimiye cyane ko mubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Aho uri hose turagusuje, abari mu Rwanda, bari mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, muri Congo, East Africa yose, abari muri Afrika hose turabasuje. Aba diaspora namwe bari hanze ya Afrika, Imana mushaka ko mwahisemo kubana natwe muri kino kiganiro cyiza tugiye kugirana n'umukozi w'Imana abaciye igihe kinini pe. Kinini pe. Nongeye kwishima kwakira kuri Nkunda Gospel. Najye ndanezerewe. By'umwihariko ari nanjye turi kuganira kuko wenda ubwashize si yari nge kandi rwose mbyifuza. Imana ishimwe cyane ko ituremeye kano kanya. Amen. Ntekereza ko bimwe mu byarahugije cyane wenda biri kugenda bigabanuka. Wenda bizadukunda tuzakuza tugenda
tuwakira nubwo udakunda n'izi kamera. yewe nazisanzeho ntawe ngizicikiye. Twishimiye cyane kwakira, wenda mbere yo kumvuga byinshi twatangiramo dusengera twinjira mu kiganiro. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu twahaye icyubahiro, turagushimye ku mugisha uduhaye wo kongera kuza kuvuga inkuru zawe nziza, inkuru zikiza, inkuru zitanga amahoro mu mutima, inkuru zibohora. Cyo ari cyo kitugenza mwami w'abami, kandi dusengeye abazumva iki kiganiro, undi kizaba ikiganiro gusa, ahubwo mwami kizazana impinduka mu buzima bw'abantu, kizazana ibyiringiro, ubuzima budafite ibyiringiro, kizazana ubujyanama buvuye ku mwuka wawe wera. Tuguhaye rero icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Amen, amen. Pastor murasa neza. Akoze cyane. Mbere ko dutangira ikiganiro, hari abantu nshaka kubanza gutumikira amagambo menshi bagiye bandika kuvuga cyangwa se kugarukaho kugira ngo batazumva ko wenda tuba twabivugiye gusa cyangwa se tuba tutabatumikiye. Ni abantu twari twavuze ko turamutse duhuye nawe n'icyo yakubwira n'icyo wagatuma. Umwe witwa Manira avuga ati amavuta n'imigisha ndamukunda. Undi witwa Jacqueline avuga ati love you mubyeyi ukorera Imana by'ukuri. Undi nawe aravuga ati nge duhuye namusaba ko twifotozanya. Ikintu cyagiye kigaruka, abantu benshi baravuze ngo duhuye namusaba kumuhobera. Yego rwose. Ngo namusaba kumuhobera. Tuzahoberana. Undi ni ikibazo yibajije, aravuga ati namubaza ngo abigenza gute ngo uwukubonye akubone mu bwiza bw'Imana. Kigira akazi. Ibyo ni ubuntu. Ntabwo nibaza ko bidakorerwa n'ubuntu bw'Imana. Ngo namubwira ko mukunda, Imana ikomeze kumwambika amahoro yayo, imbaraga zo kumaramaza zivahe. Ziva mu bintu byinshi, byose bitangira mu buntu bw'Imana, iduha agakiza tutabikwiriye, tutabikoreye. Ikindi ngewe numva kuri ngewe ari ikibanze, ni ukugaburira umuntu wacu wo mu mwuka. Uko uyu muntu w'inyuma atagira imbaraga atariye, niko n'uwo mu mwuka akenera kurya. Ntekereza rero ko icyo abakristo benshi babura ni icyitwa guhozaho. Abana b'Imana bakunda mu nzu y'Imana, bakunda amasengesho, bakunda kwiga ijambo ry'Imana, ariko akantu kitwa guhozaho bikaba ubuzima. Ntekereza ko ariko abana b'Imana benshi babura. Rero niho hava imbaraga. Tekereza umuntu utariye se yagira imbaraga, ariko ugaburirwa agakorerwa ibyo agomba gukorwa byanze bikunze azazihorana. Igisubizo cyiza cyane. Ngo namuhobera gusa, ibyo akora bishobozwa n'iki, yabivuze ko ari ubuntu no guhozaho. Namubwira ko mukunda, nkanamubaza aho yakuye ubwenge mbona afite. Ni byinshi ntabwo nza kuza kubitindamo, gusa abantu badukurikiye wenda bumve ko ibibazo bari bafite nabisomye, nanabibarije byinshi. Impamvu imwe ntabigarutse nuko bijya guhuza. Pastor, uyu munsi turaza kuganira, ariko turi buze kugaruka ku ngingo ebyiri, nubwo hari n'ibindi bitandukanye bigende biziramo. Turi bwibaze aho umuryango ugomba gushakira igisubizo cy'ibibazo biwugarije. Ngira ngo zimwe muri statistique cyangwa se n'ibindi bibazo byinshi biri mu ngo, namwe mugenda mubimenya, kandi ntekereza ko umuryango ari byo shingiro rya byose, yaba itorero, igihugu ndetse na sosiyete muri rusange. No ku muntu yaba uwo ari we bihera mu muryango. Muri iyi minsi rero umuryango urugarije, sinzi wenda uko mbibona, niba ariko namwe mubibona, wenda muri butangire muri introduction mutubwira niba mubona aho umuryango uri, cyangwa se viziyo Imana ari ifite mu muryango ariho uyu munsi uhagazemo. Bisa nkaho turi kwijeneraliza, ariko muri bugendemo mutuyobora. Karibu cyane. Urakoze cyane. Umuryango urugarijwe nk'uko twese abashaka kureba babibona, ndetse umuryango ntiwugarijwe none, nubwo birushaho kuba bibi ko twegera ibihe bya nyuma, ariko kuva umuryango washingwa ntiwigeze woroherwa na Satani. N'umuryango wa mbere Adamu na Eva, Satani yakomanze iwabo kandi ateza ibyago. Tekereza umuryango wa mbere wabayeho, umuvandimwe akica undi muvandimwe. Ni ukuvuga ngo umuryango wamye ufite Satana wanga, kandi ndahatekereza neza ntashidikanya ko impamvu wanga nuko Imana igukunda. Kandi nkuko bivugaga, abantu bose tubona ku isi bose baturuka mu muryango, bakaba icyo baba cyo, umuryango wabigizemo uruhare, bakabura ibyiza bari kuba byo, umuryango wabigizemo uruhare.
urumva rero ko umuryango ni ishingiro rya byose yewe n'itegeko ry'igihugu cyacu itegeko shingiro rivuga n'ubundi bijya kugera ku gihugu rihera ku muryango ni ukuvuga ngo umuryango urimo wabamo ibyiza byose kandi abantu bagahirwa bakaba abo Imana yabageneye kuba bo ariko nanone wabamo ibibi byose nanone abantu bagapfa bahagaze bahinduka icyo Imana yabageneye. Inama rero najya kandi twese dukomeza kwigira zitanarangira. Imiryango uyu munsi ndimo kubwira nk'imiryango nakwita ibiri cyangwa ubwoko bubiri bw'umuryango. Hari umuryango usanzwe utaragira umugisha wo kwimika Yesu mu mitima y'ababyeyi, bwo turahera ku babyeyi. Umupapa nta Yesu ntamuyobora, si umwami w'ubuzima bwe. Umumama Yesu ntamuyobora, si umwami w'ubuzima bwe. Uwo ni umuryango uri ukwawo. Hakaba undi muryango wagize Imana wo kwimika Imana mu buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abo bantu buratandukanye. Icyo nahera ku muryango wa mbere rero utaragira umugisha wo kwimika Yesu, nabo bafite umuryango bashobora no kuba bafite ikinyabupfura n'uburere busanzwe bwa Kinyarwanda. Niba bakibufite ababyeyi byibuza nibashyiramo agatege, nibashyiramo agatege ibyiza bakuye ku babyeyi babo, bitoze kubiha abana babo, bagira umwanya mu rugo. Izo ni ingamba zisanzwe umuntu ashobora gufata, uretse ko iyo umuntu adashobojwe n'Imana akenshi izo ngamba zibiza igihe gitoya. Kugira ngo umuntu abashe gukunda umugore w'igihe kirekire, kunda umugabo wamubaye igihe kirekire, imyaka 50 60, utabishobojwe n'Imana sinzi aho byava. Ariko kuko iyo miryango ihari kandi ari myinshi, tugize umugisha bakadutega amatwi, twababwira byibuza values bafite, ndangagaciro bafite, nibagira umwanya kuziha abana babo, bisiga urugo, biruta, nibatindane nabo, babaha ibyiza. Hanyuma nkagaruka rero ku muryango, ntekereza ko dutindaho umuryango. Aho ngaho umuntu ashobora kwibaza ati muri ibi bihe turimo imibereho iri kugorana cyane, ubona abantu bari gushakisha, benshi bakirirwa mu kazi, hakaba n'abakararamo, bizashoboka gute kugira ngo umuntu azamuhereze umwanya uhagije? Aho rero niho tuzagirira itandukaniro bitewe n'icyo duha agaciro. Urabizi Bob, uri umuntu w'umuhanga, ikintu cyose gifite umwanya wa mbere mu mitima yacu tukiremera umwanya, tukawubona muri amasaha yacu 24 kuko gifite agaciro, ni kiri kuri priority ya mbere. Ikintu kiri kuri priority ya mbere byanze bikunze umwanya turawuremarema muri amasaha tukawubona. Biterwa rero n'icyo duhaye agaciro. Mu by'ukuri twese tutabyirengagije, amafaranga afite umwanya munini mu buzima bwacu, afite agaciro kameze nk'ari akambere. Ni ukuvuga ngo kuyashaka bigiye kuzaduta cyo bita kuduta rwantambi, niba muzi Ikinyarwanda cyiza. Kuyashaka bigiye kuzatuma dusiga imiryango, tujya hirya no hino tuzenguruka, niko ko dushaka kuyashaka tukayabona. Ariko hari igihe kigera tuyabona, abo twari tuyazaniye tugasanga batagihari, tugasanga tutakibafite. Rero ni umuntu gushyira ku munzani, ese nimbona amafaranga menshi nkayabona ariko nkazayazana abana banjye ntakibafite, tutari munana yanezeranwe, barapfuye nabi, bizagenda bite? Ni umuntu rero gushyira ku munzani. Niba kuko amafaranga afite agaciro kanini kurusha ubuzima bw'abo Imana yazanye mu buzima bwawe, byanze bikunze amafaranga azagutwara uruhu n'uruhande. Ariko nibuka ko hari abantu Imana yazanye mu buzima bwawe, n'umugisha, kugira umugore, kugira umugabo, kugira abana, kugira abavandimwe, n'umugisha w'Imana tutanahitamo. Umuntu ntagenda ngo nzavukira hehe, cyakora ushobora guhitamo uwo mushakana n'ibindi nk'ibyo. Ariko nidushyira ku munzani, hanyuma hakagira igipeza kurusha ikindi, kigira agaciro kurusha ikindi, tuzagishakira umwanya. Cyangwa se tuzagira balance. Abantu batekereza ko kuba yamaze kuzuza inshingano ze, niba ari umugabo wenda kuba yamaze guhahira urugo, yamaze bihagije, niba ari umubyeyi avuga ati nubwo namaze kwita ku bana ubwo bihagije, byo ntabwo byaba biri safe, nta kibazo byateza mu muryango. Bisa nk'ibihagije ku muntu uzi ko umuntu agizwe n'uyu muntu w'inyuma gusa. Ni ukuvuga ngo umuntu w'inyuma arya ibirayi n'umuceri, akenera minerivare, akenera mwene ibyo bintu. Iyo rero umuntu azi ko ari uwo muntu ari we wenyine, kuzana ibyo kurya no kwishyura inzu no kutubakira inzu bizaba bihagije. Ariko umuntu wamenye ko umuntu atari uyu gusa, umuntu afite ibindi bice birimo imbere, harimo igice tuvuga ubugingo, igice cy'umwuka. Umuntu amenye ko n'ibyo bice bihari, kandi inshuro nyinshi y'ibyo byamwe imbere bimeze neza, nabyo bituma uyu muntu w'inyuma abantu bareba amera neza. Icyo gice rero nitukirengagiza, tuzagira umuntu twigishije akiga kuri kaminuza nziza, ariko yaza ntagire umumaro w'ibyo yize, ntibigire icyo bimumarira, akaba ari umuntu washenjaguritse. Tuvuga urugero nadasanga n'urukundo mu muryango, nubwo wamuha iki, ariko deja arerewe muri environment bitarimo urukundo, papa na mama batavuga rumwe, bahora bashwana, umuntu wamwe imbere wamwishe tayari, mu marangamutima hapfuye, ashobora kuzagira intellect, akagira ubwenge, ariko akaza ari igisenzegeri. Rero kugira ngo tuzagire societe yuzuye abantu b'ibisenzegeri, twaba twibeshya natwe ubwacu, nta kintu byamara. Kandi ikindi mbona nuko
icyiza cy'ibiganiro nk'ibi n'ibindi abandi bantu b'Imana cyangwa bafite umutima bakora hirya no hino nuko ijambo ryiza rigira umumaro. Ngewe iyo nitegereje nta muntu wanga ibintu byiza. Umugabo wese ahari burya yumva ntamagarara ashaka mu rugo rwe. Niyo byamucitse agaca inyuma umugore we niba ari kumucika cyangwa niba no kubigambirira byose birashoboka, ariko ntashaka impagarara mu rugo rwe. N'umugore nuko umugore winjiye mu rugo ntabwo ashaka impagarara. Nta n'umuntu uvuga ngo ndashaka kuzagira abana b'ibirara, nubwo nawe yaba ari cyo. Hari igihe umugabo ari ikirara cyangwa umugore ari ikirara ariko kumva yabyara abana bameze neza. Ubwo rero nta muntu ushaka ibintu bibi, mureka dushakishe ibyiza, tubyige, tubishakishe, tubikorere, tunabe byo kugira ngo tubashe kubiha abana bacu. Pastor, hari umuntu ushobora kumva ubivuga akavuga ati uyu muntu we ari mu ijuru cyangwa se ari mu ijuru rito. Nkuzi cyangwa se gake ku buhamya bwawe nzi no kuri umuntu wabayeho ubuzima burokipe cyane, yaba inshingano yaba ibyo ukora mu buzima busanzwe. Nkibaza nti wenda witanze urugero kugira ngo n'abantu bumve ko bishoboka, si inama gusa turi kuvuga z'ibintu utabayemo, z'ibintu utakoze. Hari igihe cyageze ukabona nawe ubwawe wibuze cyangwa se umuryango we nturi kohereza igihe nk'uko bikwiye? Uretse n'igihe cyageze nkiburana n'uyu munsi ndakibura. Ntuye ku isi n'ibibazo bisa nk'iby'abandi, nta nubwo iyo nitangaho urugero nta nubwo akenshi mvuga ibyo nashoboye, ahubwo mvuga ibyo nishe kugira ngo ibyo nishe umuntu ye kubyigana. Rero kumenya kwacu kurakura. Ikindi ububyeyi nta handi hantu babwigira. Iyo wagize imana ukabwigira mu muryango ugasanga papa na mama bameze neza, ushobora kubigiraho. Ariko hari igihe uzaba ntabahari cyangwa nabo bahari nk'abadahari, ukabura naho ubyigira, ukabura n'ikigero. Ikindi nabonye hari abantu batoya bigirira ubwenge hakiri kare bakishakishiriza, akavuga ati ndifuza kuzaba umugabo mwiza, undi ndifuza kuzaba umugore mwiza, akabikorera kare. Hari igihe ibyo byose ntabyo umenya. Nyine noneho bukigira ku bana bawe. Tekerezaho kwigira ku bana ubakoreraho amahano, barakubura, ntabwo umenya ko ari priorite. Hari igihe ufata ikibando kikaba kinini ugakubita cyane. Nk'abana banjye n'abasore ngira ngo barangana nawe, hari abo tugeze navuga ati mama inkoni zawe zari zaratuzonze. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni amakosa. Wumvaga ko inkoni arizo zakabareze. Ukigisha nk'umwana rimwe kongeraho kabiri yatinda ukabura kubise mu mutwe ukabura. Mbese uyu munsi abana ntabwo bagikubitwa ariko noneho natwe hari aho twakubise turanarengera. Ni ukuvuga ngo tekereza kwigira ku muntu. Ubundi umuntu yigira ku bintu bitari umuntu, ariko tekereza kwigira kurera umwana wabyaye. Rero nabikozemo amakosa menshi, ariko aho mbimenyeye ni ukuri umuryango wanjye niwo priority. Ntabwo agatuti nubwo ngahoraho habaho kenshi, ariko siko priority. Amahirwe uyu munsi ndi mukuru nabashije kumenya kuvuga oya. Iterane byose ntabwo ariko mbijyamo, ngira umunsi w'umuryango, ngira gahunda y'umuryango, ndimo ndagerageza. Ariko siko kirakomeye. Ariko hari abantu kabisa kuvuga oya cyangwa se kumenya ngo iki ndacyemera iki ndagihakanira bibigora cyane. Uzi ko abantu nanjye kandi natinze kubimenya, abantu bakwiye kumenya ko za oya arizo zikwiye kuba nyinshi mu buzima bwacu kurusha za yego. Kugira ngo uprioritize, ugire ibintu ushyira ku murongo, nawe ubuzima bwawe ntibunyanyagire. Wishinze abantu ibyiza atari n'ibibi twagiyemo, wishinze abantu wazagwa ntambe, wazagwa mu nzira. Ikindi navuga nuko handi hantu henshi dufite abantu badusimbura. Iki kiganiro ubu ndi umwe mu bihumbi uzakorana nabo ikiganiro, ariko iwacu ni njye jyenyine, ni njye mama muri rugo, nta wundi mama uhari, nta wundi mugore uhari, ni njyewe jyenyine. Abantu rero tukwiriye kwibuka rwose ko mu muryango tutagira gisimbura. Ntabwo tugira gisimbura. Nzagira inshuti, hari n'abana nzabyaza ubutumwa bwiza, ariko ntanahari nanapfuye. Rega n'uyu munsi nanapfuye abo bana nta n'ikintu bazaba. Imana izaba yahagurukirije abandi n'umubare hari bavuga ubutumwa bwiza, ariko iwacu mu rugo hazaba icyuho kidasimburwa. Rero Imana idufashe, iduhe ubwenge, cyane cyane babwira abadamu bakiri batoye. Hari igihe tugira ishyaka ry'umurimo w'Imana n'ububyutse bubuzemo ubwenge, reka ariko mvuga tukica iby'ibanze, tukumva ko aribwo turi mu mwuka, kumva ko uhora ku rusengero gukora umurimo w'Imana cyane nibyo byangombwa. Ariko reka nkubwire, uyu murimo w'Imana tunakora, uyu munsi ndamutse nsenye urugo rwanjye rugasenyuka burundu, n'iyi mikrofone ntiwayima, ntumaze imizi ushaka, ariko ntiwakongera no kuyima. Rero nitugaruke ku cy'ingenzi, kubw'ubuntu bw'Imana, kuko abana dutangiranye nabo urugendo rwo kubarera mu buryo bw'Imana hakiri kare. N'umugani w'Ikinyarwanda bavuga igiti kikororoka kikiri gitoya. Bizatubera byiza, ntidutanga agakiza, ariko bizatubera byiza kuko twakoze icyo twasabwaga gukora. Dukomeze kuri wa muryango noneho ukijijwe. Twavuye ku muryango usanzwe, tugomba wenda kuyoborwa n'indangagaciro cyangwa se no mu muco nyarwanda usanzwe tugira icyo twita imfura, abantu bangeso nziza. Niba wenda nta ukristo ufite cyangwa se utanakirwa, ariko ugira ingeso nziza cyangwa se ugire
values cyangwa indangagaciro ushyira mu rugo rwawe. Ariko si uyu muryango noneho wa gikristo uri kureba kristo nk'urugero. Nubwo bajya bavuga ngo kristo ngo nta muryango yagize. Abo ni bazi Bibiliya ndetse ntiyaje ari umwana w'Imana. Imana ni data. Icyo nabwira umuryango wagize umugisha wo kwimika kristo, bafite akarusho k'igitangaza. Uriya muryango twavugaga w'ubupfura n'ibiki, nasanze ubupfura ari byo abantu batumenyeraho, ariko ushobora kumenya nk'imfura ariko mwe imbere hari ibintu byinshi byapfuye. None umuryango wa gikristo rero akarusho ufite, mu mvugo isanzwe dushobora kuvuga ngo umuntu atanga icyo afite. Icyo afite ubwo ni mu ntoki, ariko mukorera abana umuntu atanga icyo ari cyo. Ntabwo utanga icyo ufite, utanga icyo uri cyo. Abagize umugisha wo kugira kristo mu buzima bwabo, akaba bayoboye ubuzima bwabo, bafite uwo mugisha yuko bashobora gutanga icyo bari cyo, niba koko bari cyo. Uyu munsi tuvuga abizera ni benshi, ariko abizera bemera ko Imana hejuru yo kuba umukiza, bakaba barakize irimbukiro, bemera ko Imana cyangwa kristo ababera umwami. Ni ngo umwami arategeka, muri make ari imbere, turamukurikiye, turamuyobotse. Ubuzima bwacu bugengwa n'ijambo ry'Imana, buyoborwa n'ibyo avuga, nibyo tugenderaho. Bibiliya ifite ubutware cyangwa ifite autorité hejuru y'ubuzima bwacu. Icyo gihe bizoroha, kuko ibyo ndimo kwifuza gushyira mu bana banjye ndabyigira kuri data. Ni ukuvuga ngo biroroshye, dufite Bibiliya. Ese Imana yuko ari papa iraturera ite? Iradukunda, iraducyaha ariko mu rukundo, iradukosora, ntidusiga, ntiduta. Kuba ndi umwana wayo ntizigera inca. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi twakwigira ku Mana. Noneho umuryango, ndirinda kuvuga ngo wa gikristo, umuryango wubaha Imana, kuko bya gikristo ubu byabaye imvange, ariko umuryango wubaha Imana washyira mu bikorwa. Ariko indi challenge nabaha cyangwa undi muhigo nabaha nanjye nkwiha, kuko nanjye numva ndi muri urwo rugendo, ni ukumenya ko dufite inshingano ikomeye noneho yo kugarura ishusho Imana yashakaga ku muryango mu isi. Uvuga ngo Bob ugize umugisha uracyari mutoya, ufite iyo nshingano yo kuba umugabo umeze nk'uko Imana yaragennye ko abagabo bagomba kuba bari mu mwami. Ababyeyi rero cyangwa abagize umuryango, umugore n'umugabo, bamenye ko bafite iyo nshingano. Ni ukuvuga ngo twebwe ntiturera ku bwacu gusa, ntiturera inyama n'amaraso, ntiturera ubwenge gusa, turarerera Imana. Turarera abantu twifuza ko tuzaraganwa ubwami bw'Imana. Ntabwo twifuza kurera abantu tuzaha umuceri n'ibishyimbo, tukabasigira amazu y'ibyondo cyangwa se y'ibyuma, uko yamera kose azavaho, ariko noneho tugatakaza icy'ingenzi. Iyo urebye ibintu umuntu yabihaye agaciro hakiri kare, bituma imikorere ye, umwanya we n'abana be, uko yavugana nabo, bituma bihinduka. Ntabwo ibyo bintu nabimenye kera, mfite abana batoya, umunsi abana bagene bakuru. Iyo mbimenya kare, ndibwira ngo nari kurera mu buryo butandukanye, nari guha agaciro icyo kintu cyamwe imbere. Ni ukuvuga ngo ndamenya kurinda amarangamutima yabo, ndema atmosphere y'urukundo mu rugo. Imwe mu mpano y'ingenzi uzaha abana bawe ni ugukunda uwo mwashakanye, ubwo ni se cyangwa ni nyina. Kuko sinavuga ngo ndakunda abana banjye bari ku mugabo ngo simukunda. Icyo kintu baragikeneye kandi kibaha nka security, kibaha ikintu cy'umutekano. Umugabo gukunda umugore we biha abana b'umutekano, barabibona, ntabwo ukenera kubibabwira. Iyi atmosphere, icyo kirere baragisesinga, baracyumva. Ni ukuvuga ngo ndamenya rero ko umuntu afite amarangamutima, nkeneye ko adashenjagurika. Bimwe mu ntege nke mbona mu mubiri wa Kristo uyu munsi, bimwe ntabwo biterwa n'ibyaha n'irari, ahubwo biterwa n'amarangamutima yakomeretse. Abantu benshi n'abana b'Imana, amazina yabanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko kubera gukomereka amarangamutima yabo yarashenjaguritse, ntibabasha kwenjoyinga agakiza, ntibabasha kunezererwa agakiza. Usanga amarangamutima bari mu ibyuho, kuko ku buryo rimwe na rimwe bashaka urukundo rukabije, ruhengamye, rwa rundi navuga ngo ukenera ko abantu bose bakugirira impuhwe. Kandi ubu bwami, amagambo ko yabaye menshi Bob, ubwami bw'Imana Satani nta mpuhwe agira, abakozi be ntibagira impuhwe. Ni ukuvuga ngo umukristo uri piti, ukenera ko bamugirira impuhwe, ntashobora gutsinda Satani. Kandi uko kwifuza ko abantu bakugirira impuhwe, bose bakubabarira, babwira ko utameze neza, akenshi bikomoka mu marangamutima atarashyigikiwe hakiri kare. Ukabura abagukunda, ukabura abagushyigikira, none ugasigara n'umuntu ushakisha urukundo ahantu hose hirya no hino. Ni ukuvuga ngo ibyo hari no hafi ibindi bikomere bishyashya cyane. Ni ukuvuga ngo iyo rushatse ahantu urubona urongera ugakomereka. Hakaba ubwo umukobwa yirundumurira mu muhungu batarashaka, umuhungu nuko nkunganiriye mbere nari nzi ko abakobwa bakomeretse gutyo, kunganira n'abahungu bakomeretse. Nivuga ngo yagiye mu rukundo yirundumuriramo, mbese Yesu aburiramo huzuramo umukobwa. Ni burya niyo mpamvu ari gukomereka cyane. Burya Yesu yuzuye ntago wakomereka. Ibyo byose rero bikomoka mu
mu marangamutima atarashyigikiwe hakiri kare. Buriya umwana wakunzwe atarahurana na Yesu ngo anakizwe, ariko hari ukuntu ameze nk'umuntu ufite umutekano, ameze nk'ukuntu yuzuye, urukundo yararubonye, araruzi, nta cyuho afite mu mwanya wo gukundwa. Ibyo rero n'umuco wa Kinyarwanda kenshi tunabimenye. Ushobora gusanga umuntu w'umugabo arakunda umwana we, umwana wamaze kuba umusore ungana nk'uko kwawe, ariko ijambo ryo kuvuga ngo umwana wanjye ndagukunda rikava nko mu mano ridapfa kuza. Kandi abagukunda ariko ntazi kubyerekana, ntazi kubivuga, tugasigara turi ibisenzegera, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana Yesu ajya dutabara. Icyo navugaga rero, abo babyeyi b'abakristo ntibamenye ko umuntu agizwe n'ibyo bice byose. Kumufata akaboko kumujyana muri Sunday school ni byiza, kuba twakwicara ntitugaruke kuri Sunday school gusa, ntako bisa, tukiga ijambo ry'Imana. Nahoze soma mu gitondo udukuru twandikwa n'umudamu umwe, n'umunyamahanga, ariko avuga abuzukuru we asigarana uburyo bitoza gufata Bibiliya mu mutwe, ijambo ry'Imana mu mutwe, ari ibintu byoroshye bakina cyangwa bateka. Yavugaga uburyo abo bana be yabigishije kuvuga ngo duhoze imitima yacu kubiri hejuru. Abana bato duhoze umutima wacu kubiri hejuru, hariya mu Bakolosayi 3:2. none arimo abishyira mu buryo busanzwe, uburyo murabizi amarangamutima y'abana burya abataraba stable, nubwo hari igihe umuntu akura nabwo bikaguma. Niyo mpamvu umwana arira mu kanya gato ubona agaseka cyane, n'abantu bakuru bibaho biba bitaratungana, ariko akahita amwigisha gusubiramo uwo murongo, kuwufata. None umwana yarakaranka cyane, akamubwira ngo umutima wawe uri hehe, uribuka ko tugomba guhoza umutima wacu kubiri hejuru, by'umwuka wera ashima, byakunda by'umune. Urumva utuntu tworoheje nk'utu dushobora gushyira mu bana. Rero mvuge ku babyeyi b'abakristo, tumenye ko umuntu agizwe n'ibyo bice. Twite ku gace k'umwuka tudahushuye, kuko isi yuzuye ibyaha, isi yuzuye ububi, isi yuzuye guhakana Imana, isi yuzuye system zahindutse nyavuga ngo inzanzi, abanzi b'Imana barema ibintu bizatera akavuyo mu bana, ku buryo umwana acanganyijwe, si Imana iriho se nkomoka hehe. Nuvuga ngo rero tureke kwigisha abana ijambo ry'Imana duhushuye, ahubwo tube deep, tubitangemo umwanya, hanyuma nayo marangamutima yabo tuyarinde, baba abantu bakunzwe. Iby'inyuma byo kenshi ntabwo tubyibukiranya, kereka wenda nk'umubyeyi wabaye umusinzi cyangwa ikirara, ariko ababyeyi benshi barabizi, ko umwana agomba kurya, ko umwana agomba kujya mu ishuri, icyo gice turakizi. Ababyeyi b'Abakristo nibibuka kugendanisha ibi bice byombi, kandi kuva kare, kuva umwana akiri mutoya, dukomezanye, Imana izatugira neza, hagire ibigenda bikira. Pastor, turi kumwe kubw'amahirwe wagize igihe uba mu muryango cyangwa se ugira umuryango ukijijwe, n'igihe wakomeje kugira udakijijwe, wabanje kugira udakijijwe, nyuma uza kugira ukijijwe. Ni irihe tandukaniro ryari riri? Tandukaniro ni ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Icya mbere sinari nubatse, kuko buri munsi nashaka kugenda, nashaka kuruvamo buri munsi. Yego, nashaka gusenya, nkabuzwa n'utuntu tw'uduhame umuntu aba yarubatse mu buzima, uduhame tw'amafuti, ariko uduprincipe tw'amafuti. Nkabuzwa no kuvuga ngo ngewe rero ngo sinzagenda ngo abagore ngo bahukanye ngo bagarutse, ngo nzagenda ngiye. Nicyo nategereje iz'Imana ndakizwa. Numva ngomba kugenda ngiye, hanyuma navuga ngo ngenda ngiye, nkaba ndatwise, mfite abana bakurikirana begeranye, natwita nkavuga ngo reka mbanze byare nzongera ngende. Igeze igihe nagendeye, none uyu munsi maze imyaka 28 ntaho nagiye, nta naho nenda kujya. Buri munsi aho nagiye nabaga ndi bugende, nabaga ndi bugende, nta gitangira. Hari igihe abantu bagira umugisha bakaba bafite uburere bubarinze, icyo kinyabupfura, bo batinye, nta gitangira. Cyakora nifite umubyeyi umwe natinyaga, iyo najyaga gukora amakosa natekereza ko umuntu nabyumva aracyariho, ni mama wacu, ubwo umuntu nabyumva noneho ndamukizwa n'iki, noneho nkihanganishwa n'ibyo. Niyo mpamvu uburere n'umuryango nabyo ari iby'ingenzi. Rero uyu munsi ntabwo uburyohe bwaje kuva ese mu Gakiza, kurumva byari biryoshye, ntabwo byari biryoshye. Uburyohe bwavuye mu Gakiza. Ofete umugabo uri iruhande rwawe n'umugore uri iruhande rwawe niko kubakuzanira umunezero pe, ariko mbere yabo umunezero w'ukuri, kuko nta mugabo uri perfect, nta n'umugore uri perfect. Twese dufite inenge n'intege nke. N'ubu nkubwira ngo maze imyaka 28, umugabo wanjye Jeanne imbere ya kamera ntiyabura ibyo anshinja. Ni ukuvuga ngo dufite intege nkeya, ariko umuntu wabona mu rukundo rushyitse, umuntu ntekereza ko nubakanye nawe mbere y'umugabo wanjye ni Kristo. Uko iyo umaze gukizwa, umubano wawe n'Imana kugenda umera neza, ni kugenda uryohera na bagenzi bawe, ugenda ubabanira amahoro, ugenda woroha. Ubugare kuba ingare bigenda bigabanuka, gushira isoni bigenda bishira, kubabarira birabanguka, kubasha gukunda uwo mugabo imyaka 70 birakunda kubera Yesu. Ariko Yesu atabirimo ntabwo ibyo bintu byakunda. Niyo mpamvu abantu bose bakwiriye kubanza kwita ku mubano wawe n'Imana. Buri ubugendesheje ibanye n'umuntu cyangwa ufiyansanyije n'umuntu
witwa umukristo ariko adafite umubano mwiza n'Imana azakuvuna. Pastor, abantu bavuga yuko umuryango kugira ngo ukomere cyangwa se uri ku rugero rwiza hari ibindi ugomba kuba ufite. Urugero mu bifatika ugomba kuba ari umuryango wihagije ku buryo hari n'abo no mu gihe cya fiançailles agomba kubanza kureba umuntu uri kumutereta niba koko hari ukuntu hagaze. Ibyo wenda ni ibivugura byumva cyane guhura kenshi n'abantu ugira inama cyane b'urubyiruko. Ibyo bintu mu muryango bifitemo uruhare rungana iki kugira ngo uriya muryango ubeho neza cyangwa se twubake uriya muryango turi kuvuga? Twibwije ukuri bifatika twese turabikeneye. Tutaryarye ngo tuzane ikintu cy'icyuka cya feke. Ninde udashaka amafaranga, ninde udashaka gutaha heza, ninde udashaka kugira akamodoka gihe byakunze, nta muntu n'umwe utabishaka. Ariko ibyo bintu biryoha nyine iyo bifite ikintu kizima byicayeho, iyo byicaye ku muntu muzima. Iyo biteretse ku muntu utari muzima uzanabibura kandi ubituyemo, uzabibabariramo. Icyo abari muri Kristo baha agaciro mbere ni ukwifatanira urugendo n'umuntu bareba ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo bombi bafite Kristo, barimo baritoza kumwubaha, barareba hamwe. Imana nizana ibifatika, Imana nishimwe. Kandi nta nubwo abantu bashyize hamwe ibifatika bajye babibura byiteka, bagera igihe bakabibona. Kuko buri Imana itanga ubwenge. Iyo umuntu yemeye Yesu, Mwuka Wera kuzura ubuzima bwe bwose, Imana itanga ubwenge. Dushobora guca mu gahe k'umwijima, mu gahe ko kubura, ariko byanze bikunze ubuzima bujya buhinduka. Ikindi umubano wacu na Yesu uduha kunyurwa no kudasamira ibintu hejuru. Hari ukuntu umuntu yifuza ubukire bwihuse, ariko ubukire bwihuse njye navuga ko ubukire bwihuse bwaciye mu nzira nziza butabaho. Bwihuse bwaciye mu nzira nziza nabubaho. Ubukire bwaciye mu nzira nziza iteka bugenda buhoro. Ni ukuri. Niwitegereza uzajya wumva ubona umuntu yakize cyane mu pafu, ariko niwitegereza nyuma y'imyaka 2, 3, 4 uzamwumvaho ibibazo. So atazamanuka cyangwa wumve ngo burya ngo yagurishaga urumogi, ngo burya ngo yagize gutya, ngo burya ngo ari gukurikirana n'inzego. Ubukire bwose ubajije n'abakire batanubaha n'Imana bazakubwira aho babanje gufailinga, aho byananiranye ko bukeye birafata. Kiri ku bukire bw'umurage. Sanze papa bufite mbeta mbwinjiramo, kandi hari ubukire bubaho buri burebure cyane ukanabwangiza ntibushire. Ibyo biri ukwabyo. Ariko ubukire turuvuka mu miryango idakize, turi muri bihugu byo muri Afrika biri mu iterambere. Ubukire buzarama butangira buhoro buhoro. No mu Mana, Imana nayo ibyemera gutyo. Kuko Imana inzamba igitondo kimwe gutya ngo pafu. Ntago ibitaranyubaka ngo ngire misikre zo mu mwuka n'amagufwa mu mwuka akomeye ku buryo ibyo bintu nzabasha kubihanduringa. Ntago mbishobora. Swate mpitana abantu cyangwa umugambi w'Imana ntusohozwe cyangwa bya bintu nkabihindura Imana yanjye. Rero ubukire ni bwiza ariko buje neza. Musaba n'abakiri batoye kwihangana. Uziko ari igihe wamviya cyangwa wifuza ibintu by'umuntu umaze imyaka 40 acuruza. Wowe uri umusore muto ufite imyaka 35 cyangwa ufite 30 nibwo gitangira ubuzima. Urifuza imodoka y'umusaza ufite imyaka 70 cyangwa 60. Biba ari ukutagira ubwenge. Urareba umugore umaze imyaka akora aracuruje imyambarire ye n'ibintu by'igiciro afite, nawe urabishaka. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Nitwemere na Bibiliya bivuga twemere itangira rito. Abahungu ntibashyira pressure ku bakobwa n'abakobwa ntibashyire pressure ku bahungu. Pastor, kimwe muri ibyo twari kuganiraho harimo kuburere bukwiye guhabwa abana b'Abakristo byabashoboza kubaho muri iyi si iri guhindagurika. Ngira ngo twabinze kuvuga ibyenda kumera nkabyo, ariko nuko twaba abantu bafunguye. Ubwo ndavuga ababyeyi, kuko ari umwana muzima aboneka ari umubyeyi muzima yabonetse. Ubu ibibazo byose tubona mu rubyiruko byavuye muri twebwe ababyeyi. Umubyeyi atabaye muzima byanze bikunze umwana ntazaba muzima, cyane cyane mu myaka mitoya cyereka amaze gukura akihitiramo. Icyo navuga rero nuko ababyeyi twamenya ko twugarijwe, tukarekeraho kurera tutabigambiriye intentionnellement. No kuvuga ngo ubwo duhanganye n'ikoranabuhanga ririmo cyangwa social media byandarika ibintu byose nta gitangira. Dukanguke twe kumera nkaho tukiri mu myaka za 80 kandi turi muri 2023. Tumenye ibintu bihari, tubyige, tumenye gushyira mu bana bacu ibituma babasha guhangana n'ibyo. Ikindi ni ukumara ababyeyi ubwoba. Hari igihe ababyeyi bahangayika, hari n'abantu batoye bushize twaganira akavuga ati ngende umva ntazabyara. Atubuse niba barimo bari kwigisha ibi bintu by'ubutinganyi mu mashuri y'abana batoya, ubwo nzabyarira mu kindi gihe. Imana nasanze itanga ubuntu kuri generation zose. Hazabaho imiryango izarera abana babo neza, abana bamenye Imana muri generation zose. Icyo nabwira gusa ababyeyi ni ukureba igihe duhagazemo.
hanyuma bakarera umwana bakamuha equipment kuko Imana yaduhaye tools mu ijambo ry'Imana. Imana ntishobora kutuzana muri iki kinyejana ngo tukivukiremo itazi ko izaduha ibidushoboza kurera abana mu nzira za Gikristo. Twitekereza ko gusa nigeze kuvugaho gutwara umwana muri ekodime nkanagayo rimwe na rimwe nkanamudepuza nkaza kumukurayo njyewe ntabirimo twibitekereza, ahubwo ni dufata umwanya wo gushyira values nzima twakwema ijambo ry'Imana mu bana bacu, ubimutoze hakiri kare, amenye ko Imana iriho, amenye ko abantu bayubaha, amenye iby'agakiza, amenye ibyirimbukiro bigiye bitewe n'imyaka ye. Buke buke dutoza umuntu wuzuye, twe gutoza umuntu mutoya. Ikindi izo nshingano zo gutoza abana bacu twigira undi muntu n'umwe tuzishyiraho, siza ishuri, siza mu rusengero, ni izacu, bariya nabunganizi. Kandi rimwe na rimwe mu rusengero iyo abantu bagiye bakuze biba ari ugukosora, ni nko kugorora cya giti cyamaze kugorama. Rero ni inshingano z'ababyeyi, ntabwo ari iz'abanyagukuru. Hari igihe umuntu avuga ngo njyewe rero ngo ngiye gukorera amafaranga ngo muri Amerika ngo umwana ngo nzamusiga kwa mama. Mama ni mama wawe, ntabwo ari mama w'uwo mwana. Nitugerageze, hashobora kubaho agahe, so tugiye kwiga cyangwa ni ikintu runaka, ni kwisi imeze ibyo ntabwo twabibuza, ariko iyo ugendanye uwo mutima uranakurikirana mu buryo buhojeje ukamenya ko inshingano ni yawe papa, ni yawe mama, mbere y'undi muntu wari we wese. Pastor, hari abantu bavuga ngo abana b'ubu cyangwa se urubyiruko rw'ubu ntirushobotse. Iyo mvugo sinzi niba ari agakwiye gukoreshwa, kuko nta uburere cyangwa se gutraininga cyangwa se kurera umuntu w'ubu cyangwa yaba urubyiruko yaba umwana biragoye, ntabwo bishobotse. Birashoboka cyane. Hari abantu bavuga mu Kinyarwanda ngo nta gihe kitagira bubu. Ubu twebwe uyu munsi turavuga ngo abana bubu, ariko natwe ababyeyi bacu baravuga ngo abana bubu. Kandi abantu bakuru nitwigarukemo, abantu bakuru twataye inshingano. Umwana sajya kutunanira byaragenze gute? Ni twebwe twarabanje yego tuva mu gihugu cyagize akaga ka jenoside. Nuvuga ngo jenoside ntiyisha abantu gusa, yishe n'ubumuntu, yica n'ibyibanze bya muntu. Tukiva muri jenoside ubuzima bw'umuntu ntibwari bufite agaciro, yaba kuri twe yaba no ku buyobozi bw'igihugu. Nuvuga ngo ikintu cyari gihari nukongera kubaka inzego, twubaka amashuri, twubaka ibitaro, twubaka imihanda, twubaka abantu basubire mu ishuri babujijwe kwiga. Nuvuga ngo turimo kubaka icyo kintu cy'iterambere cyihuta, twese tuburiramwe aho ngaho, tusiganirwamwe aho ngaho. Ubuntu utazi no kuvuga ngo se umwana ubundi ko mubyaye narashenjaguritse, sifite nyogokuru, sifite abavandimwe, sinajye sinzi no kurera, abandi bari mu buhunza, abandi baravayo. Nuvuga ngo ni urupfu rwagendaga. Ariko uyu munsi turasa nkaho dutekanye. Nitugaruke noneho ku by'ingenzi, twongere duhe umuryango akanya. Witegereje hari ikintu cy'igishifti kinini cy'impinduka kinini cyabaye mu muryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda ukuntu mbere wari wubatse, aho nzi bwe mvuze ngo mbere nyine ni imbere hanjye aho mbasha kumenya ibintu byinshi byari baze mu rugo, byaberaga mu muryango. Ariko uyu munsi niyo tugiye guhura n'abashyitsi rimwe na rimwe, ariko tujya muri hoteli, ariko tujya muri restaurant, harubwo ibintu byose birimo biradukura bitujyana hanze, ku buryo mu rugo hasigaye hameze nko muri rompuwe, ahantu umugore n'umugabo bahurira n'abana, bamwe bajya kwishura abandi bavayo abandi. Ubwo turabivuga kandi mu Rwanda gupfa kugira uko tumeze. Tekereza no mu bihugu biteye imbere, aho umugabo agira shift ya nijoro, umugore akagira shift ya mu gitondo, abana bakajya. Nuvuga ngo ibintu byose birimo biradukura bituvana mu rugo. Nitwongere twirwaneho tugaruke mu rugo. Ntituribureke gukorera amafaranga, ntituribureke kujya mu mihamagaro, ariko ibintu bimwe bitari ibyibanze cyane nitubigabanye. Reba ukuntu dukunda amakwe mu Rwanda, ntabwo wataha amakwe yose n'inshuti zawe. Tugira none n'ibindi bintu by'imibano byo gufatanya, picnic yabo twiganye, picnic yabo twasenganye, picnic yabo twabatirije rimwe, picnic yabo muri korari. Mwene ibyo bintu byose bidutwa, ntabwo byose wabijyamo. Nuvuga ngo umuryango urakubura burundu, ugasanga icyumweru kigizwe n'iminsi 7 gusa. Iyo kugeza kwa gatanu uri mu kazi uri mu kazi, kandi noneho wenda uraniga nimugoroba, cyangwa hari ibindi bintu ukora mu mugoroba, cyangwa ufite gahunda mu materaniro, ugasanga imigoroba yose recovered. Weekend wisujya mu kindi kintu kiri social. Ngo bafite coaching ngo nimugoroba ngo baraba coaching. Nuvuga ngo ni twebwe bigomba kuva ngo tukarema igihe cyo kuba mu miryango yacu bishoboka, aho twongera dusangira n'abana bakamenya ibyo byose. Umuntu natabigambirira no kuri isi zadutwara burundu. Ni umuntu kubigambirira akabirema, akagira ibyo ahakanira, akagira ibyo avuga ati ngiye abana banjye bafite naba bebe bari munsi y'imyaka 5 sinjya kwiga, cyangwa se sinjya muri iki, ntago nyitahi ibi kugeza igihe ndangirije iki cyiciro runaka cy'abana, kuko igihe kiragera abana bagakura. Uyu munsi abana banjye bose barakuze. Uyu munsi ndasa nk'ufite umwanya munini, ndigushingira ndasa nk'ufite umwanya munini mu rugo, ninjyewe n'umugabo tuba twagiye mu kazi, twagiye mu ivuga butumwa. Nuvuga ngo turasa nk'abafite umwanya munini ukuru. Abantu nibihangane bafata kandi ko kurira abana. Pastor, muri iyi minsi ntekereza ko urubyiruko cyangwa se n'abana bari kurerwa hari challenge ikomeye cyane ku bintu by'imico n'imimerere.
urugero niba uri gutoza umwana tumwe nko kwambara, uri kumutoza ko akwiye kwambara, ko akwiye kwisiga, ko akwiye kugenda kubana n'abandi, ariko nubwo uri kuri mutoza arasohoka yagera hanze, yaba ari kuri za social media akabona iby'umubyeyi bitandukanye n'ibyasanze, iby'umubyeyi bitandukanye n'ukuntu abandi bameze, nimubwiye ati wenda ambara kino agasanga hariya bambaye ubundi buryo kandi akabona byakozwe na benshi, yaba hose navuze. Uyu muntu cyangwa se uyu mwana n'urubyiruko uzarwumvisha gute ko rugomba kuba different, bitagendeye ku itorero runaka, amahame y'itorero cyangwa discipline y'itorero runaka, nk'umwana ubikorera iwawe mu rugo? Ikikwiriye, kuko ibikorwa hanze ntituzabibuza kandi bizakomeza. Abantu bazakomeza kugenda barushaho kwambara ubusa. Uyu munsi bambara amashati, njya mbona abakobwa n'abadamu bambaye amashati gusa. Kera yari amashati, rero yabaye amakanzu akagenda. Ibyo ntituzabibuza, ahubwo bizarushaho kuzamuka, bazagera n'igihe bagenda nako gashati katariho. Niko isi imeze. Abantu bazarushaho kwambara imyenda icitse n'ibindi tutari twabona, bazarushaho gushwabaguza imisatsi, bazarushaho gutobora amatwi akurangiza, amazuru n'ururimi ujye ubabona na ku maso, ahantu hose hashoboka. Ibyo bizarushaho kandi nta kintu twenda kubikoraho. Twebwe nituba urugero, kuko hari igihe ubuza umwana kwambara ibintu nawe ubyambaye, nitumara kuba urugero, hanyuma kwa kuntu tubuildinga cyangwa twubaka abana bacu, akagenda amenya ibifite umumaro, bitamufitiye umumaro, buhoro buhoro. Hanyuma harimo n'akandi kantu k'ababyeyi kugeninga cyangwa kwigarura umutima w'abana mu bucuti. Nuvuga ngo iyo duhanye abana n'umujinya n'uburakara kuntu dusenya imitima yabo, ariko umwana byumva ko utari murwanya, ahubwo muri muri team imwe, murafatanyije n'inshuti ye, icyo gihe uzabimubwira, uzajya umwereka uti ibi ngibi tubirebe gatoya. Gutobara amatwi yose ukageza hano bifite ubuhe mumaro? Ubundi ko uzazahora uri umwana ushobora kuba premier ministre w'igihugu, uzaba umeze gute? Ikindi kintu abantu bakwiriye kwibuka ni ukwibuka ko Imana ntiyibeshye iduha kuvukira muri Afurika, mu Rwanda by'umwihariko. Hari umuco dufite. Uyu munsi ntabwo ndi umunyamerikakazi, ndi umunyarwandakazi. N'aba pasiteri wenda ijwi ryanjye Imana ikazarigeza ku isi yose, ariko nahamagawe nk'umunyarwandakazi. Hari ibintu biri mu muco byiza tugumana. Iyo rero ugenda usobanura umwana gutyo ko ibyo bintu biramumarginaliza, biramushyira ku ruhande, biratuma asa nabi, ntibimuha agaciro, utamuhutaje, agenda yumva. Uretse ko hari n'imyaka twese kandi tuba twarayiciyemo tudakwiye kwirengagiza, aho urungano rugira ijambo kuri bagenzi babo kurusha ababyeyi. Nuvuga ngo ni imyaka y'ubucuti, kurya yumva by'abana bavuze ari byo by'ingenzi by'inshuti ze. Rero iyo myaka nayo turayimenya, ariko iyo tuyigendanyemo neza twarubakanye ubucuti n'abana bacu, bagenda bumva ibyo tubabwira. Pastor, iyo mwitegereje muri rusange mubona ari nayita nka biggest threat cyangwa se ikintu giteye ubwoba cyane cyugarije umuryango muri iki kinyejana turimo, mubona ari iki cyangwa se ari ibihe bishobora kuba birenze kimwe, ari nka bibiri cyangwa bitatu? Igisubizo cyanjye gishobora kutakunyura, ariko ni ukutagira Imana muri twe. Ni ukuvuga ngo ibi byose tubona, ibi bibi byose abagabo baca inyuma abagore babo, kuko nicyo kintu kiza kuri top mu gusenya ingo, no gucana inyuma. Ibi bintu byose bindi ni uko Imana itimye mu mitima yacu. Icyaha rero ntabwo cyenda kugabanuka, nubwo twahanura tukazamuka, icyaha ntikizagabanuka. Uko turushaho kwegera ibihe bya nyuma, icyaha kizagwira, kuko Satani warabizi ko ufite igihe gitoya, arakora cyane. Niyo mpamvu abavuga inkuru nziza bakwiriye kuba benshi, kuko none se hari undi muntu wanyigishije kuba umugore utekaniye mu rugo. Uyu munsi ntabwo nari kuba nyubatse, nuko Yesu yabijemo. Icyaha rero ni sekibi. Akambabaza ahangaha ni ukuba abitwa abakristo badaha iki kintu agaciro, ngo twese duhaguruke dutware inkuru nziza mu buryo bwawe. Twese dushobora kutazaza imbere ya kamera, twese, ariko haguruka ubwire abantu iby'ubwami bw'Imana, kuko umuntu niyimika Yesu azava mu biyobyabwenge. Abantu nibakizwa neza, ibigo byazawawa na he bizafungwa. Abantu nibimika Yesu, ntago abagabo bazaca inyuma y'abagore babo, ntago abagore bazaca inyuma y'abagabo babo. Abantu nibimika Yesu, ntago abantu bazicwa n'agahinda. Yesu nta gice atageramo, n'amarangamutima yapfuye arayazura. Ikibazo dufite Yesu ku munwa. Tukagira amadini menshi, nanjye ndirimo ndanariyobora, ariko tukagira amadini menshi adafata ijambo ry'Imana ngo rishyire mu buzima bwa buri munsi, tuzana impinduka. Niba ndi umucuruzi ngakomeza nkiba imisoro, ngakomeza nkiba abakiriya, ngakuraho ikiro ku mufuka w'umuceri niba ari 50 ngatanga 49, kandi ndi umukristo. Mbese ntabwo turimo gutuma ubuzima twakuye mu ijambo ry'Imana bushora muri twebwe, ariko nibushora muri twebwe
tuzazana impinduka natwe ubwacu Imana ntiyibeshye twita ngo turi umucyo w'isi nuko Bob urahagije kugira ngo umurike muri generation yawe, urahagije kugira ngo umurikire abo mukorana bagende bavuga se Bob yabishoboza ati ese Bob ko ari mutoya twabonye abana n'umugore we arinze asaza adacinya umugore we bigenje gute. Abantu ibyo bisubizo barabikeneye ariko ni Kristo no kwimika Imana mu mutima nta kindi. Pastor, mu bantu wigeze ugira inama cyane cyane ku bintu akenshi hari igihe umuntu akwa-approachinga cyangwa se azakurira akubwira ati aho bigeze noneho biranze ndabona ngiye gusenya, sinzi na byarigeze bikubaho nk'umuntu waje yamaramaje akubwira ati byarangiye, uwo muntu mugiriye na biterwa n'icyatuvugiraho ngo byarangiye. Hari abantu tugira inama ndategereza ko atari njye nyine, bamwe bikaduhira bakomeza bakubaka abandi bikanga. Maze kugira inama abantu benshi cyane kugendanye n'ingo, bamwe muri bo barasenye ndababara ariko nakundi nta kindi babikora. Umuntu ni ikiremwa cyigenga, umuntu unanira Imana wese wamushobora.